muzamure ibiganza ariko murasa nabishimye kabisa muranezerewe dushaganye ibiganza turebe dusomure se cyubahiro Imana ishimwe ko nteranye umuhuro wabera kunda healing n'umutima wose kandi ndashima ko mwanshigikiye mu bukwe naje zobashigikira uko nshoboye abatarashaka mushake vuba bise kiragenda niyegereje umugore wanje ndakwakiriye ma asigaye wayikorasi teriko Sun TV imbere yawe nitwa Sun TV imbere yawe Sun TV imbere yawe Sun TV imbere yawe baramukije n'abakunzi ba Sun TV ngo Sun TV imbere yawe mukanya yavingira ari ngivuga ngo Sun TV inyuma yawe ariko n'ubundi Sun TV yaratugose ni imbere n'inyuma impande zose abera hose cyane jewe none niyo ntari mu makwe azatega kansanga mu rugo ngo reka ngufate ifoto ya thumbnail njyamye ndabaye no mu gikogwa ariko numwira wanje cyane mugende mushigikire Sun TV kabisa namwe bari kureba mutarakanda subscribe hano ubukore
neza amahoro y'Imana abane namwe nitwa Irma nkaba ndi kumwe na musaza wanjye Rugaju uraho neza tukaba tubazaniye ubutumwa bwiza nta wundi Rwanda shima Imana yagarutse cya giterane ngarukamwaka aho duhura twese nk'abakristu b'abanyarwanda tugashima Imana aho itugejeje uko yaturinze uko yaturindiye igihugu ibikorwa by'Imana duhora tubona buri munsi. Rugaju ese watubwira igiterane kizaba ryari kizabera he? Igiterane Rwanda shima Imana kizabera kuri stade Amahoro ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka guhera saa 8 imiryango izaba ifunguye kwinjira n'ubuntu idini ryose waba usengeramo aho waba uturuka hose uhawe ikaze muri Rwanda shima Imana. Hazaba hari abakozi b'Imana dukunda turi benshi bazadufasha kudusangiza ijambo ry'Imana baturutse mu madini atandukanye, kandi tuzaba turi kumwe n'amakorali atandukanye ndetse n'abaririmbyi ku giti cyabo abaramyi batandukanye bazadufasha gushima Imana twishimira uburyo ikomeje kuturinda mu gihugu cyacu. Nzaba mpari nawe ntuzabure. Nzaba mpari nanjye ntuzabure. Turaje abo wakenyuru ibigunira